ibintu bitatu hano ngira ngo abarundi mwumve n'ibyo bitatu ubundi nkabahesha umugisha. Guinea ubwene gihugu yahaye Neva, bivuze ko Neva agiye guhunga, cyangwa bivuze ko Neva ari kwitegura guhunga, cyangwa bivuze ko Neva yaba yahunze igihugu cy'u Burundi? Eske muze kusobanurira icyo ni icyambere. Guinea Bissau yahaye ubwene gihugu Everest Ndayishimiye, igihugu cy'u Burundi nta mahoro arimo ku rwego rw'uko Neva ahabwa ubwene gihugu bw'agateganyo bwo kuba Guinea hari icyo yamufasha mu mutekano igihugu kirimo muke. Ese mama 23 igiye kurimbura Burundi, Neva yatangiye kwiziganya cyangwa kwizigama ahantu ubushobozi n'imbaraga byava byo gutsinda ubuzima bwe akaburokora akabukingira. Hano yasuzuguje ingabo, asuzuguza inteko ishinga amategeko. Neva nyine niwe wabisuzuguje, asuzuguza igihugu ndetse ubu bwene gihugu yakiriye. Neva akwiye kujya imbere akabisobanurira bene igihugu, kandi ibi ndi kukubwira ndi seriye kandi ni ukuri. Abajyanye nawe kuregisi y'igihugu muri Guinea Bissau, aba bantu bose babishyize ku mbuga ngurukana bumenyi ko Neva yahawe ubwene gihugu na nyiri ubwitara bw'Imanga. Noneho rero mu mabwiriza atandukanye y'u Burundi, ese umurundi nka minisitiri, umugaba mukuru w'ingabo, umugaba mukuru wa polisi n'abandi bodi y'abantu 8 bakomeye ba mbere mu gihugu, ariko ubwo ufata 6 ukongeramo 2, aba bantu ba mbere bakomeye ku gihugu buriya bemerewe ubwene gihugu cyangwa niba bwemerewe? Neva rero n'umwe wamaze guhabwa ubwene gihugu, nta kujijinganya nta no kuzuyaza. Bivuze ngo igihugu agiye kugita, bivuze ngo agiye guhunga. Nicyo bisobanuye. Neva watangiye gushaka ubwene gihugu, kandi abanyaburayi ntibamuhisha, abanyamerika ntibamuhisha, nawe ntabizera. Neva ntazi kubana nabo. Kandi nanone hano hari n'akandi kantu gatoya ko muri Guinea k'abapfumu ku rwego rwo hejuru. Neva yashatse gukorana nabo ngo abisunge bagire ibyo bamufasha muri izi ntambara arimo. Nukuri igihugu cyamaramaye, barundi bamaramaye, nibara na mahano, ni inkuru mbi, ndetse nukuri ngira ngo umurundi w'umutima wese yabyiyamiriza. Ubundi umuntu apfira igihugu, ntabwo umuntu ati igihugu. Cyangwa se uyu muntu witwa Everest General Major Ndayishimiye, Guinea Bissau yamuhaye ubwene gihugu, ngira ngo nk'umukozi w'Imana ntabwo ari ikinyoma, si n'igihuha. Ndahamya ko iryo kosa ntarikora ryo kubeshya. Muri ngewe hacamo ijambo ry'Imana. Yesu niba anyura muri aka kanwa kugira ngo abarire ubwoko bw'Imana, nta byo guhendana bihari, tubwizanye ukuri. Neva rero yahawe ubwene gihugu muri Bissau cyangwa se Guinea. Iki gihugu cyamuhaye ubwene gihugu aherutse kugiriramo uruzinduko cyangwa se ubutumwa bw'akazi. Bivuze iki? Bisobanuye iki? Nagira ngo mbwira abarundi ngo narababwiye ngo uyu mugabo cyangwa se Uburundi, ngira ngo Everest Ndayishimiye ni ukumaramaza igihugu cye, ni ukugikoza isoni, ni ukucyandagaza. Mu busanzwe ntushobora kuba uri perezida ufite urugo, ufite igihugu gifite ingabo, gifite amahoro, ngo usure undi mu perezida ahita akubwira ngo nguhaye imfunguzo z'umurwa kandi nguhaye ubwene gihugu muri iki gihugu, uricugakiza. Ngira ngo banamuhaye umudari w'ishimwe, ufite inkomoko n'uwaharaniye ubwigenge muri Bissau Guinea. Uyu munsi wa none ni ikintu imbuga ngurukana bumenyi zagarutseho, ariko nanjye ntari kwihangana. Mundeke rero mbiseguyeho rwose, mureke ibi bintu. Ntabwo ari ibyo gushima, n'ibyo kugaya, n'ibyo kugaya. Mu busanzwe n'ibihugu bifite amategeko bivuga ngo
niba umuntu afite ubwene gihugu ntiyemerewe kwiyamamariza kuba perezida cyangwa gutwara igihugu. Ntumbarire ukuntu rero Neva yatinyutse akajya mu gihugu cya Guinea, yamara kugerayo bakamubwira bati tuguhaye ubwene gihugu. Byaturutse he? Byazananye he? Ko Burundi nta ngwana irimo, ko Burundi nta wamuteye kudeta, ko nta uri kumurwanya. Neva yafashe ubwene gihugu bw'iki? Zambonera kure musubize. Ba Barundi bakunda gupinga musubize, narabwiye ngo hari akajagari na nyina w'akajagari. Nibi ni akajagari. Ni nko gufata umugabo wubatse urugo, ufite umugore n'abana, ukamucunga ukamubwira akaza kugusura, mwamara kurya no kunywa ukamubwira uti rero ngewe ndi umugabo mugenzi wawe, ariko genda wimukane n'umugore n'abana, muze mbaha indaro genza abagaburira, nzabaha byose ntugire ikibazo. Ko nagasuzuguro. Ngira ngo ni ikintu ahubwo yakaba yasobanurira bene gihugu. Ngira ngo ni ikintu yakaba yasobanurira abasirikare, yakaba yasobanurira inyamirama bipolisi, yakaba yasobanurira abaminisitiri. Ni gute perezida ahabwa ubwene gihugu? Perezida igihugu cy'u Burundi kikukiye gifite independence, Repubulika y'u Burundi. Utavuga ngo yakuye ku Rwanda muri Kongo n'ahandi, ya Burundi bwarikukiye s'il-vous-plaît. Ntabwo ari igihugu kinkandagira bitabo cyangwa ku muheto ngo uvuge ngo ni igihugu kiri inyuma. Umbwira utere ukuntu Sebarundi ajya gufata ubwene gihugu ari perezida, ari perezida mu ntahuza ibyo bintu. Je sinshaka kubitahura, ariko ni mu bintahuza. Niba perezida yatinyuka mu ruzinduko rw'akazi agasabamo n'ubwene gihugu, kandi n'ababusabye bakabumuha, eske nababumuhaye atabushaka atabusabye? Nabibwirije baramubwira bati noneho reka tubuguhe nubwo utabusabye. Babibwiwe n'iki? Bitegereje iki? Barebye iki? Habaye iki? Narababwiye ngo mutegereze. Ari ibintu amaso y'umwuka ashobora kubona ikintu, ay'umubiri ntakibone, n'ay'umubiri ashobora kubona ikintu, ay'umwuka ntakibone. Ibi bintu bisaba ko waba uri connected n'ijuru. Nimumbwize ukuri, ni iki cyabaye ku buryo perezida asaba ubwene gihugu? Nagateganyo se arimo aravuga ati hari igihe mu Burundi byayangara bakantera kudeta cyangwa bakarwana cyangwa bakagumuka, reka ngewe mba nishinganishije nifatira ubwene gihugu, ngira ibintu nkorerayo, nindangiza nzahite mpongerayo. Bimeze nka wa mugore wabwiye undi ngo hena ndebe undi ati bumba nabonye. Kubera ko nuza kwitegereza urasanga Guinea, iki gihugu ntabwo ari igihugu gikomeye cyane ku ruhando rwa Afurika, si igihugu kizwi cyane. Cyakora nanone ni igihugu kizwiho ibintu by'ubupfumu ku rwego rwo hejuru. Ubupfumu ngira ngo harimo abantu bambaye amahembe n'ibinkundira turabashyiriramo n'amafoto, abantu bambaye ibintu by'amashitani gusa bakina imizuko. Nuza kureba umuco wo muri Guinea ukareba umuco wabo, ni ibintu by'ubupfumu gusa. Kandi mu mbuto yari umupfumu ku rwego rwo hejuru, Habyarimana mu mupfumu ku rwego rwo hejuru. N'uyu munsi urebe Gisekedari kujya mu bapfumu, bo bakabishyira no kuri kamera. Ndetse hakabamo n'ingabo zo muri Kongo zivuga ngo zirarwana ngo kubera imiti ngo amasasu ntazifate. Neva ni inshuti yande ya Gisekedi Kirombo, bifite aho biri guhurira rero n'ibi bintu by'ubupfumu bwo muri Bissau. Noneho rero urakabona Neva yahawe ubwene gihugu n'Ubwongereza, Amerika, Uburusiya, China. None ko bigezeho rero Guinea nayivuga iti tugucishijemo ijisho nyene cyubahiro Sebarundi, wino tukwihera ubwene gihugu, igihugu cyawe. Baba bagisuzuguye bakigaye. Niba ingabo z'u Burundi niba zitakurindira umutekano, zarinda umutekano w'igihugu. Erega izi ngabo buzigayishije kandi mu ruhando mpuzamahanga ubuzisuzuguje. Wagize ngo ni ikintu cyoroshye? Gusaba indaro nawe ufite urugo, ahubwo yaba ari wowe warubahaye indaro, aho bravo. Naho ibi uri buhungireyo n'umugore n'abana n'ishiti zawe naka, numara guhungirayo imitungo yose y'u Burundi uyijyane, nujyanayo nk'imiliyaridi imwe y'idolari cyangwa imiliyaridi ebyiri z'idolari, nta n'ikingorongoro uzagarura. Uzayarirayo ukorere uteze imbere igihugu cyabo, icyawe gihekenye umucanga. Niyo mpamvu rero nituvuga ibintu abantu bakabyumva, ntibakagire ngo hari ibindi. None si ibi birakwiye? Perezida ahabwa igisagarate, ahabwa ubwene gihugu, ko ari nawe mu perezida wa mbere. Nimumbwire
undi mu perezida ahabwa ubwenegihugu akiri ku butegetsi. Uherutse guhungana Bashar Saadi wo muri Syria yahungiye mu Burusiya, ariko nawe Uburusiya bwamwakiriye yamaze gutsindwa no kumanika amaboko nyine arahunga. Ariko mbere yaho ntabwo yari kujya mu Burusiya ngo uri mu bwenegihugu. Hari umuntu uhunga igihugu kitatewe, hari umuntu usaba ubwenegihugu igihugu gifite amahoro, hari umuntu uta urugo rwe nta kibazo rufite, hari umuntu wongerwa ubwenegihugu nta kibazo afite. None se Sebarundi habaye iki? Habaye iki? Mu ruzinduko rwe mwakomye amashyi muramushimira ko yagize uruzinduko rwiza. Ntegereza ko ari umuntu wavuga ibi bintu ngo avuga ati mu by'ukuri uruzinduko rwagenze neza, bashyika ku bituro by'abapfuye baharanira ubwigenge bwa Guinea. Ndayishimiye bamuhaye umudari, ibyo mwarabivuze. Mugaruka ko baganiriye iby'ubudandaji n'ubucuruzi, mugaruka uko baganiriye imikoranire n'imigenderanire, ibyo ni byiza. Kubera iki mutagarutse ngo mutubwire ubwenegihugu Ndayishimiye yahawe na Guinea? Ubu bwenegihugu buvuze iki? Busobanuye iki? Ni iki? Agiye guta Abarundi mu rudubi, ati igihugu mu manga, yigendere ahungire muri Guinea. Namara guhungirayo Abarundi basigare muri bya bibazo byabo n'imyivumbagatanyo n'injyane. Ngira ngo hano rero ni nayo mpamvu Sebarundi nta gahunda afite yo gutwara Uburundi ngo Uburundi bugire amahoro. Ahubwo Uburundi buragwa mu kaga n'akangaratete. Kubera ko jewe mu mboni yanjye uyu ntabwo ari ubuhanuzi, ahubwo mu busesenguzi, mu bucukumbuzi, muri analize ziwanje murantunga. Ni ikosa rikomeye cyane utabona no kusobanurira umugaba mukuru w'ingabo, minisitiri wa polisi, nta kintu wamubwira rwose. Ubwo se wasobanura iki? Wasobanura iki? Niba ujya mu gihugu ukahava uhawe ubwenegihugu uri perezida, ahubwo iyo bakugabira intwaro bakagukubita ibintu byitwa amafaranga, mukaba mwanakorana iby'amaviza n'amapasiporo bivuyeho n'amaresepasi n'amasipejeri, ibyo bikavaho, ukaba ari zo diringa. Iryo jambo yanarikura mu kanwa ukayiyamiriza ukamubwira utoya igihugu cyanjye ni amahoro, umutekano twarawurondeye turawufise. Naho niba uri gusaba ubwenegihugu, abenegihugu bo ni kure kubi. Niba nawe uri kwiyabonesha ukavuga utereka nibikoho pasiporo diplomatique, avuga abenegihugu urabakanze, utumye bahungabana. Igihugu cyose ukibitsemo ubwoba. Kubw'ubu bwenegihugu wahawe, igihugu cyose ukibitsemo ubwoba bwishi. Kandi kuko nyemerera mbanze manurira abantu bakurikira Imbabazi TV 3 bose, wowe tubana kandi Uwiteka guha umugisha. Baje inkuru iteye agahinda, no ubwenegihugu Ndayishimiye Guinea yamuhaye. Bisobanuye iki ku Barundi? Bivuze iki mu gihugu cy'u Burundi? Ni inkuru mbi ku matwi n'amaso by'umurundi ndetse nanjye ubwanjye. Mu busanzwe perezida yafashe ubwenegihugu mu kindi gihugu kandi akiri ku butegetsi, ntabwo umutekano wizewe, ntabwo ibintu biba ari amahoro. Guinea yamuhaye ubwenegihugu gute? Muri Bissau ahaherutse kugira uruzinduko, niba mwabibonye murantunga. Ntabwo buna ari ubuhanuzi, ni amakuru yanditswe mu binyamakuru byo muri Guinea. Mu ruzinduko perezida w'Uburundi yahagiriye, ndetse n'Abarundi ubwabo bamwe barabyandika ariko ntibabivuga. Ni mu mbwiza ukuri, perezida ahabwa ubwenegihugu akiri perezida ate? Ni kihe gisobanuro, signification y'icyo kintu? Bivuze iki? Bisobanuye iki ku banegihugu? No kubabikamo ubwoba. Koko niba perezida afite ubwoba akishakira ubwenegihugu, umunyagihugu we aramererwa ate? Arabaho ate? No kuvuga umunyagihugu waragira ubwoba bukubye ubwawe inshuro ebyiri. Niwe wavuze ngo abaturage b'Ikigoma, za Nyanzarake hakurya ya Kigoma, ndetse za Ruyigi, za Karusi, ngo bose ntibajya mu mukondora zose, babe biteguye muzarurwana. None uyu munsi wa none twe twahanuye ibintu ahahise, turababwira ngo aka ni akajagari na nyina w'akajagari. Niba perezida yatangiye gufata ubwenegihugu, bivuze iki? Bisobanuye iki?
biragaragara neza se mu ruhando mpuzamahanga ni nabi, ni ugusuzuguza igihugu, ni ukugayisha igihugu, ni ukwangisha igihugu abene igihugu, koko nta mutekano wacyo wizewe, koko abakurinda ntubizeye, igihugu ntukizeye. Mu busanzwe umugabo ntashobora kubwira mugenzi we ngo uzaze iwanjye nkugaburire, nkwambike, nguhe byose n'abana kandi muzanane, ufite inkunga yiguterera iwawe mu rugo rwawe, ariko iyo akubwiye ngo uzaze iwanjye, ako ni agasuzuguro kabi cyane. Ngira ngo rero mu ruzinduko Neva yagize muri Guinea rurimo amahinyu, kandi rurimo ikinyoma, kandi rurimo guhunga isaha ku isaha. Mushobora kumva Neva yafashe rutema ikirere, ntagaruke nk'aba basirikare, ntagaruke nk'aba minisitiri, ntagaruke nk'abashinga amateka, kuko ubu yasabye ubwene gihugu kandi ntabyo yasobanurira bene gihugu, kandi nta n'ibyo ari bubabwira, ariko yamaze guhabwa ubwene gihugu. Guinea irabitangaza, n'Uburundi burabyakira, mubigira ibanga, mubigira ibirabo. Perezida ahabwa ubwene gihugu gute? Niryo jambo nge nkiri kubaza, nubwo tutaranzika ngo tubasomere leteri yose. Ariko Guinea si igihugu giteye imbere muri Afurika tuvuga ngo ni igihugu ngo cyateye imbere rwose. Guinea ni igihugu gisanzwe cyakora mu bintu by'ubupfumu n'imico n'akaranka byabo, n'abaruzi ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo n'abaruzi ku rwego rwo hejuru, muniyubara muri za ntara ndayishimira ateganya kujyamo, n'izindi yifuzaga kujyamo. Muri Guinea ibyahakuye mu byakizabiri, mu byakizabiri. Uyu munsi wa none rero abene gihugu baraba mu bwoba, babe mu gahinda, babe mu ipfunwe, babe mu kimwaro, babe no mu bwoba bw'uko perezida wabo nawe abatanya urugamba, yigiriye gushaka ubwene gihugu, afite pasiporo diplomatike, isaha ku isaha yava mu nzira akabareka. Ibyo mubare ni ibiki? Ibintu byamuyangaranye, yagerageje iby'ibitoro biranga, yagerageje iby'amahera mvamakungu biranga, yagerageje kumanura ibiciro n'ikindi icyo ari cyo cyose, mbese yashyizemo imbaraga ze zose, birangira nta gisubizo cy'ukuri kivuyemo. Evariste General Major Ndayishimiye muri Guinea uruzinduko yahagiriye rurimo amabanga menshi, rurimo amahinyu menshi, rurimo ibibazo byinshi. Sebarundi ikintu abakuriye yo mu gitegesha abiri, kandi ntabwo ahankubeshye, nuko mbivuga yenda wowe ntubibone ntunabyumve, ariko nakamaramazi, nakamaramazi uko n'ugusuzugura Burundi, kandi busanzwe n'ubundi busuzugurwa, busanzwe bugawa. Uyu munsi wa none ho birunyutse. Niwe mu perezida wa mbere ufashe ubwene gihugu, ari ku butegetsi, ari ku ngoma, kugeza ubwo mu gihugu cye nta rusoro ruvuga, nta mbundi ivuga, ariko yafashe ubwene gihugu muri Guinea. Kuri kamera, kuri televiziyo bakakubwira ngo tuguhaye igisagara, ngo tuguhaye imfunguzo z'umurwa, uza ku manywa uza nijoro, bwije cyangwa bukeye, nta kudodora urinjira nk'iwawe, nushaka uza uture, ufite urugamba muri Kongo uri kurwana. Ubu se nurangiza uraseka bari guhunga babasoda bacomoka igisirikare, abene gihugu bagenda babashinga amateka n'abakenguza amateka, bagera mu Burayi ntibagaruke, cyangwa muri Amerika bagahita banyika, urongera ubatwenge, urabaseka. Vipi habari zako Neva? Ibi rero ni ugusuzuguza ingabo, ni ugusuzuguza polisi, ni ugusuzuguza umurundi n'umurundikazi, ni ugusuzuguza inteko ishinga amategeko y'igihugu cy'u Burundi, ni ugusuzuguza abasenateri bose, abakenguza amateka, abashinga amateka. Nta gaciro wabahaye vrema, wabagayishije, wabamaramaje mu gihugu, tubivuge rwose, nta yandi mahitamo, wabamaramaje ugafata ubwene gihugu. Ubwo n'abandi bagiye kujya babufata. Ni ukuvuga rero igihugu nyiri icyaha yiruka ntawe umwirukankanye, igihugu
kigiye kuba igihugu, kigiye kuba igihugu ku rwego tutateganyije, ku rwego tutibwiye, ku rwego tutakekaga. Kigiye kuba igihugu kiruhije cyangwa se kigoye kukibamo. Kandi nanone hari igihe neva yanavuga ati twarasahuye bihagije, turiba bihagije, kubiharira ntibizakunda mu Burundi, kuhaba ntibizakunda. Akareba abarundi ibibazo bafite, akareba intambara bafite, umujinya bafite, akavuga ati reka mese akanjye karenge nkakuremo. Iyo bateye hejuru mwasamaye akazingutwa akigendera. Ahubwo jye nari nzi ko atari bugaruke, c'est vrai, nzi ko atari bugaruke arigumirayo. N'ubu niba yavuyeyo simbizi, niye yagumayo, ariko nanagaruka agaruke yigaya yihana. Ndetse nuko ni umugaba mukuru w'ingabo, ni perezida, uwo warega niwe waregera. Mu busanzwe yakabaye ibintu ari igihugu kirimo demokarasi, yakabaye ajya imbere y'abenegihugu akabasobanurira ingene perezida ahabwa ubwenegihugu akabusinyira, kandi igihugu cye gihari nta kibazo gifitemo, ari nawe uri ku ngoma, ari nawe utwaye. Mugabo rero ko nta bibazo bindi bihari, navuga ngo nta bindi ari busobanura, ahubwo barabihambuka mu madosiye yandi. Yenda icyatumye afata ubu bwenegihugu nikimara kujya hanze nicyo kizavugwa, ni nacyo kizamenyekana. Niko bimeze. Uyu munsi wa none rero murantunga. Muri bendera ya Yesu iramanitse, nguwaraja huru yacyo watabarabe. Ati yemwe ndaje nimukomere, undi hamwe namwe ninde wabashobora, undi hamwe namwe ninde wabashobora. Kuko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhindura. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Nshuti mwe dukurikire umucunguzi, tumutumbire twizere ubutwari bwe. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Nubwo intambara iturushya twe gucogora, umva impundu ziravuze aranesheje. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Nshuti mwe dukurikire umucunguzi, tumutumbire twizeye ubutwari bwe. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora, ko ndi hamwe namwe ninde
wabashobora undi hamwe namwe ninde wabashobora. Desa 4 ni indirimbo nziza cyane kandi ininahaza ivuga byinshi ariko ntari bugarukeho kuko uririmba rimwe aririmbiye mu mwuka basenze kabiri. Ahubwo ikintu ngarukaho muri ubu butumwa bwiza, ndagaruka ku bantu biyita abakiranutsi n'abantu biyita abapagani. Ibyo bintu uko ari bibiri, harimo umuntu uhagarara mu gishingwe kimwe ati genda umupagani, undi agahagarara mu kindi ati ngenda umukristo. Umukristo ni iki? Umupagani ni iki? Ngira ngo nibyo bintu rero mu tunota dukeya murantiza nkabasabira umugisha wo kuba abakristo nyabakristo bazaragwa ubwami bw'Imana. Bibiliya ibivuga iki? Bibiliya ivuga ngo mu isi hari Elisa, Eliya, Enoki n'abandi bagororotsi babayeho, ngo ntabwo byazana agakiza mu isi, ngo ariko Yesu arahagije kuba we igitambo n'amaraso yatuviriye, we igitambo kizima bihesheje isi yose agakiza. No kuvuga ngo twebwe ntabwo twakijijwe, ahubwo Yesu yaradukijije. Twebwe ntabwo dukizwa, ahubwo dushobozwa byose na Kristo duha inkomezi. Twebwe ntabwo turi abakiranutsi, ahubwo Yesu muri twe ni umugororotsi cyangwa se ni umukiranutsi. Twebwe muri twe ntabwo turi abapagani, nta nubwo turi abanyabyaha, ahubwo umubi niwe udushoka gukora icyaha. Icyakora batubyaye kuko batubyariye mu isi y'icyaha ndetse bakatubyarana icyaha, byadukururiye akaga ko kuba nyine dufite inkomoko ibisekuru byitwa icyaha. Rero bivuze iki? Bisobanuye iki ibyo byose? Yesu niwe wenyine mu isi no mu ijuru no kuzimu, niwe mukiranutsi Imana yashimye imutambaho igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Abasigaye bose mwakoze ibyaha ntimwashyikira ubwiza bw'Imana. Yego, niba ubyumvise, we wakijijwe waranyweye inzoga icupa rirenze rimwe, ukizwa warasambanye inshuro irenze imwe, nushaka uba utarasambanye mu mubiri ariko mu mutima warabitekereje, ukizwa warishe cyangwa se warishe n'ikinyabuzima cyangwa no mu bitekerezo byawe warishe. Umuntu rero wabayeho mu gukiranuka akaremanwa gukiranuka ni Kristo wenyine, niwe gitambo kizima. Kuko nimuza kureba ubumana bwa Kristo, Yesu niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana rikomeza ifuruka. Niyo mpamvu nujya gusenga ugahagarara mu gukiranuka kwawe, nta kintu uzabona imbere y'Imana, nta kintu izaguha. Nujya gukora imirimo myiza cyangwa gukorera Imana ukibona ko ari wowe uri gukora, twe turasunikwa. Niyo mpamvu tugambirira ibyiza ariko ibi bikadutanga imbere. Shitani arakurura na Yesu agakurura, cyangwa se shitani irakurura n'Imana igakurura. Gukora ibyiza ku buzima bwawe nibyo ukoreshwa n'Imana, gukora ibibi ku buzima bwawe nibyo ukoreshwa na shitani. Nta kintu na kimwe muri ibyo wowe ujya wikoresha, habe namwe. Kandi ibyo nkubwira ni ukuri, nta kintu na kimwe wowe wikoresha cyangwa kibe cyiza kibe kibi. Iyo udakoreshejwe n'Imana ukoreshwa na shitani. Niyo mpamvu rero ibyiza twagezeho ni ibyo Kristo yatugejejeho, ntabwo ari twe twabigezeho kubw'amashuri menshi, kubw'uburanka, kubwo turi abanyafurika, oya, ahubwo kwa Yesu dufite ubutwari iyo twizeye ijambo rye nk'uko yari tubwiye, dushobozwa byose nawe. Rero uyu munsi wa none rero harimo uri kumbona aho uherereye hose, sijya ubona ahubwo ni Kristo. Nuri kumva ibi sijya ari kumva ahubwo ni Kristo. Niyo mpamvu nanjye hano si mpari ku bwanjye, mpari ku bwawe, ariko ndi gusunikwa na Kristo. Atari Kristo nanjye sinakicara aha ngo mvuge mbone n'icyo mvuga. Wavuga iki? Kuko n'abandi si uko babyanze, ariko ntibabishobojwe, ntibanabihawe. Rero nubona uri gukora ibyiza, hagarara muri konte y'Uwiteka, umenye ko Imana iri kugukoresha ibyiza. Nubona uri gukora ibibi, menya ko ari shitani iri kugukoresha ibibi. Rero kurwanya ibibi kwacu nuko duhora tubisaba Imana
noneho ikadushoboza kubitsinda no kubinesha. Mu busanzwe rero harimo abantu basenga amanywa na nijoro, kandi abandi bakiyiriza ubusa mu bihe bitandukanye, kandi abandi bakaguma mu buzima butandukanye basenga, basaba inkomezi, basaba imbaraga, bose bavuga bati Uwiteka nadutabare, Uwiteka naturengere, tubashe kubaba, tuzabe aba, tuzagera aha. Ibyo bintu byose nubyegeranya, icyo bishatse kuvuga cyangwa gusobanura ni iki? Nuko twebwe turasenga ariko muri Kristo Yesu. Imana ije kukureba ntikubona nkawe, inyuza amaso mu maraso ya Yesu, ikanyuza amaso muri biriya bibazo Yesu yahuye nabyo, ikakikubona. Noneho Mwuka Wera niwe ukunihira iminiho ikwiye kandi yuzuye. Ni ukuvuga rero na shitani yajya kugushuka, shitani arabanza kohereza impwemu mbi n'imyuka mibi, bikakoshya, bikagushukashuka, bikaguhendahenda, kugeza bagusunikiye muri cya cyobo nakita cy'ibikorwa bibi n'imirimo ya Sekibi. Uyu munsi wa none rero niyo mpamvu twari turi kuvuga ngo ese ubundi umunyabyaha ikiwe ni iki? Jewe icyo njejwe ni iki? Nuko ku mugoroba nirebye mu ndererwamo mvuga ngo Uwiteka umbabarire, mu gitondo nkavuga ngo Uwiteka umbabarire. Ntabwo ninkiranuka ariho nzagusengera, mu gihe nje nziyumvamo ko ndi umukiranutsi mwisi ntibishoboka. Ahubwo haranira gukora ibyiza uzemerwa, nukora ibyiza ntuzemerwa, niko ijambo ry'Imana rivuga. Njyewe rero ndi umukandida wo gukora ibyiza, ibibi bicitse nkabyihana, Uwiteka akaduharira, nawe kandi nuko. Uyu munsi wa none rero nubyitaho, kananirwa gukora neza, kananirwa kuba mwiza, ugakora nabi, urumva uzaba uri gukoreshwa na shitani. Niyo mpamvu uyu munsi umuntu turi kuganira, cyangwa se umuntu turimo tuyaga, cyangwa se umuntu uri kumva ubutumwa bwiza, icyo usabwa ni iki? Uwiteka atsindishwa na mbabarira, nta kindi cyamutsinda. Ibindi uzavuga byose, ibyo uzakora byose, ibyo uzabamo byose, Uwiteka ijambo rimutsinda ni mbabarira. Haleluya. Rero niyo mpamvu iyo duhagaze hano mu butware bw'Imana no mu ijambo ry'Imana, tuza kwisanga turi abakozi bisumba byose, ariko ubwo ni muri Kristo. Ntabwo twebwe dufite ubushobozi bwo kunyura mu muriro ntidushye twashya, ntabwo dufite ubushobozi bwo kunyura mu ntare zatujya, ntabwo dufite ubushobozi bwo gutsinda Goliyati yaduhitana, ntabwo dufite ubushobozi bwo kunesha Hamani, ntabwo dufite ubushobozi bwo kwambuka inyanja itukura. Ibyo bintu byose byaduhitana bikaturahira ivu. Uyu munsi wa none rero twizeye Kristo, turi kumva Kristo, turi kumwe na Kristo, turi kureba Kristo, ibyo bintu byose turabikandagira mu izina rya Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye, ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, wahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ijuru n'igihugu cyacu byuzuyemo amahoro, mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu, Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezeranije. Hari igihe rero twishuka ko dukijijwe, hari igihe twishuka ko turi abakiranutsi, hari igihe n'abandi babidushuka, hari igihe n'abandi babitubeshya. Oya, twebwe Yesu muri twe niwe umukiranutsi, niwe utubwira ko dukijijwe, kuko ari we ukijijwe, naho twebwe uko nyene mubibona nuko no kome. Uyu munsi rero nutangira gusenga ubwira Uwiteka ngo ndi umunyabyaha, ariko wihanye kandi nizera imbabazi z'Uwiteka.
nutangira kugira uko wigisha abandi cyangwa uganiriza abantu ubwire ngo ndi umunyabyaha ariko nge wemeye ko ndi umunyabyaha. Bariya rero bitwa abanyabyaha, ari naryo jambo dukunda gukoresha ngo abapagani, ahandi abakizwa ubwo n'abakijijwe, abadakizwa nyine n'abadakijijwe. Ariko iryo jambo rapaganisi ni rikomoka mu Gitaliyani cyangwa se Rome Vatikani, ry'abantu bari batuye kure y'umwami, noneho rero babita abapagani. Rapaganisi kugabitira umwami cyangwa kumukorera ibibi nyine. Ibyo rero nibyo navuga ngo umuntu dukurikiye akwiye kuba azirikana. Nusenga uhagaze ko Kristo ari we mukiranutsi muri wowe, ushobora byose muri wowe, ufite organization yaho akuvanye naho akujyanye, ibintu bye bizakunda. Nusenga uhagaze ko Yesu ari umwami akaba n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukamwizera muri byose, ukamwemera muri byose, ukamuha icyubahiro muri byose, ukamuha ikuzo muri byose, uzatsinda. Ariko ibyo nibigucanga, ibyo nibikuyobera, ibyo nibigutsinda, umenye ngo ikizakurikira n'ikizibonekeza nuko mu buzima bwawe cyangwa mu mibereho yawe ikintu kizibonekeza ni kinyoma shitani azazana kubwire ngo uri umugororotso. Ya umugororotsi n'umwe ni Kristo. Ndagushimiye, reka dusengane. Pawe cyangwa dawe, ubundi Uwiteka bw'umugisha, ubundi butumwa bwiza tuzabubandanya ejo. Ndagushimiye mwami Yesu, umwana w'intama w'Imana, Yesu Kristo wabambwe rimwe, twebwe ukatubambura. Duciye bugufi rero nyagora ku ngoma, uvuga ko nta cyaha afite yise Uwiteka umunyabinyuma. Twebwe dufite ibyaha byinshi bitukura tukutugu nk'umushenyi wo ku nyanja, ariko umunsi umwe urabyeza bigasa na shelegi. Rero ukwizera niyizere ko ari wowe mu Kristo muri we n'imirimo myiza muri we, kandi ukwizera niyizere ko ari we bugingo n'amahoro n'agakiza muri we. Noneho mwami, abandi nabo bihane baca bugufi, bashyikira ibyasezeranwe, barakire batoranyirizwe kuzaragwa i Kanani. Haleluya. Ndagushimiye rero mu izina rya Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera. Amen. Yego, ndagushimiye wowe ubana natwe 5 Uwiteka guha umugisha, kandi rwose Umwami Yesu aguhezagire. Turi inshuti, turabavandimwe, turareha, turasa kubera Imana. Yesu Kristo aguha umugisha. Amen.